ubu niba ukizwa wezwa uhorana n'Imana, andika ucyumvira ijambo ko ibintu byawe byari byarabaye mbega umusaka, Imana ibihinduye bishya mu izina rya Yesu. Ndahanuye impamvu ngendeye mw'iri jambo rivuga ngo nimwita byiringiro, avuga yuko n'ubundi nategereje byari byaranze, ahita mwita Isaka, bisobanura. Bakunzi ba Karosi TV, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Mahoro y'Imana abane namwe, ndabasuhuje kuko maze iminsi tutari kuboneka neza, ariko nagarutse. Ndabakunda kandi cyiza tugenderamo nuko Yesu yavuze ngo mukundane nkuko nabakunze. Bivuga ngo rero iyo dukundana tuba turi abana b'Imana, ariko umuntu udakunda mwene se ntabwo aba ari umuntu w'Imana cyangwa se ari umwana w'Imana. Ndagira ngo rero uyu munsi nkwibutse ko tugomba kuba maso kugira ngo tubashe gutsinda, kuko abantu barwana neza n'abarwana bakarwanira gutsinda. Ndakubanza kukwibutsa rero ko ugomba kubanza gutsinda ikigeragezo ufite, intambara ufite, amakuba ufite, kugira ngo ubashe kuzabona Imana. Kuko hari byinshi cyane bidutera kuba twavuga ano magambo, nuko twagiye tubona benshi barwana, ariko mu kurwana kwabo baratsindwa, kuko bahuye n'ibikomeye byinshi ariko birabanesha, ntibanesha ahubwo bo baratsindwa. Vuga ngo rero urasabwa kubanza kwizera, cyo ni icya mbere. Icya kabiri ukabanza ugasaba yitanga kwizera, ikakongerera tolerance imbaraga, kugira ngo ubashe kuba uwa mbere muri ba bandi bazarwana neza bagatsinda. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Ni Karosi ugarutse, nitwa Uwihoreye François. Karosi ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana babiri ndetse n'abandi tubana mu rugo. Imana rero iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ndi umugabo uhamya Yesu neza, umuvuga nk'uko ari. Ntabwo jye muvuga uko namwumvanye abandi, ahubwo muvuga nk'uwamubonye. Rero uranzi gatoya wenda, cyangwa niba uri na mushya, ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo nawe ujye ukurikira ijambo ry'Imana. Imbere y'Imana uzabe umuntu nawe uhamya yuko wumvise ijambo. Imana iguha umugisha. Reka rero dusenga Imana, twiragize Imana kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mana urashoboye, urakomeye. Losi one mwasi ekota dibone alala si enebre fastise de brai by the lie. Uri Imana ivoziwi ifone shaide prosoidi, ifite imbaraga, uneshereza abera abakumenye, ababandi wagiriye neza bakakwizera, babandi watabaye mu makuba yabo, mu bikomeye byabo, babandi bamaze iminsi elosaini wadre crostiza bwa bangosieni baditosi ibinimo wadire etai. Hari abafite amashimwe y'ibyo wabakoreye, hari n'abandi bafite ibigeragezo bagusaba ngo batabare. Ngaho bayobora, ubarengere, ubafashe muri byose, ubabere Imana muri byose. Tonere kozini wadikra, ubarinde imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ubutware noasiya bw'umwijima bubaveho mu izina rya Yesu. Babere igisubizo, kuko bahamagara Imana bagusaba ngo batabare. Sharaza iriko tastiva mena grace wayini, nanjye ugiye imbere y'iyi kamera, bana nanjye ufashe unyobore muri byose. Usabye ibyo ngo ubikore mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana iguha umugisha. Rero twagiye kugana ijambo ry'Imana ifite intego ivuga ngo Uwiteka Imana nubwo byakomera ajya atabara. Uwiteka Imana nubwo byakomera ajya atabara, kuko buriya byawe byanutse ariko hari abo byahumuye. Bisobanuye iki? Byawe ni ibigeragezo ariko hari abo byabereye ibisubizo. Bivuga ngo rero uyu munsi urasabwa kuba muri Yesu na Yesu akaba muri wowe.
kuko ari muririmbyi waririmbye neza aravuga ngo iri muri twe inidara ibidifo ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora ngo abayivuga nabi bayibeshyera ngo tubagire inama barekeraho. nawe rero nagira ngo nkubwire ngo umubabaro wawe hari abo unezeza, niyo mpamvu nubabara ntukagire abo wereka ko wababaye. hari igihe ubabara ukumva ko nyine ari wowe ubabaye, ariko hari uba warababaye kukurenza. bivuga ngo rero nta kigeragezo kitagira iherezo, nta n'ugira ikigeragezo kiwe yihariye. tugendane tujye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire, kuko buriya kuganira ni byiza. twaganiriye mu ijambo ry'Imana. some ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, niho tugiye kubanza, ko buriya hari byinshi cyane Imana yagiye idukorera. ni mu bice 21 ku murongo wa 5 ijambo rivuze ngo uryitondere. hari ijambo rivuze ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika, kuko aya magambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. ndasubiramo, iyicara kuri ya ntebe iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi ati andika, kuko aya magambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. iyo niyivuze, kuko ijambo ry'Imana ni ijambo, ni ubuhanuzi mu izina rya Yesu. tuzome byakozwe n'intumwa. iyi ntego iri ntego ravuze ngo byakozwe n'intumwa 10:31 ravuze ngo arambwira ati Koroneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Imana ishimwe. tugiye rero kuganira aya magambo y'Imana cyangwa se ubuhanuzi, ko icyabyawe n'Imana kirarama, ariko icyabyawe na shitani kirakenyuka. icyitonderwa ni uko ukora ibyaha uri umwana wa shitani, ariko niwemera Yesu aragushyira mu bana be, kuko twese twabayeho kubw'imirimo mibi yagiye ikorwa n'imiryango, ariko twizera Yesu. Yesu atubera ibyiringiro, noneho tuva mu rupfu tugera mu buzima. bihishura yuko ibanga dufite ari uko Yesu yabaye muri twe, akatwemera, atwemera turi babi, ariko aremera aba muri twe. bivuze iki rero? bivuga ngo nawe waba mushya wemereye Yesu akaza muri wowe, agatura muri wowe, akavugira muri wowe, ndetse agakorera imirimo n'ibitangaza muri wowe. nta ukomeye kwa Yesu, ahubwo Yesu niwe uzagakomeza byose. dusomye ijambo ry'Imana riri hano mu byahishuriwe Yohana, avuze ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga iti byose ndabihindura bishya. icyitonderwa, ibibazo ufite irabihindura bishya, ibigeragezo ufite irabihindura bishya, ibyago ufite byose irabihindura bishya, ndetse makuba yawe ufite irayahindura mashya, ndetse irakuraho ayo makuba, iguhe ibyiza, nawe iguha amahoro ugenderamo. ngo iyicara kuri ya ntebe ivuza aya magambo iti ibyose ndabihindura bishya. bivuze iki rero? ntarava kuri burya ikintu kiba gishya ari uko cyari gishaje. iyo utari ufite amahoro igiye yaguha ugahinduka mushya, ugahinduka uw'amashimwe ari umubabaro. iyo utari umuntu mbega ugira ibyishimo, Imana igiguha ibyishimo, ugahinduka mushya, abahoraga bakubona wije mu maso bakakubona nawe wabaye uwo guseka. kuko ndabyibuka Sara amaze kubyara Isaka,
yarebye mu mazina yose arareba, aravuga ngo nimwita Gisubizo abantu baravuga yuko nirase. Arareba aravuga ngo nimwita Byiringiro aravuga yuko n'ubundi nategereje byari byaranze. Ahita amwita Isaka bisobanura guseka. Aravuga ati n'ahandi abanzi banjye bahoraga bavuga ko nije mu maso bagiye kubona yuko nanjye Uwiteka asekeje. Mvugira ngo amena. Imana igitanga ibyishimo ikaguha Isaka nawe ugaseka, ikaguha Byiringiro ukabasha kwiringira Imana. Ibyo abantu biringiye ibigirwamana bavuga ngo ntuzatabarwa, uwo munsi bakavuga ngo Imana yari yaramuretseho gato none yamugarutse. Mvugira ngo amen. Niyo mpamvu tusomye ijambo ry'Imana ivuga ngo yicara kuri ya ntebe, ivuze yicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndamoni di grâce ndabihindura bishya. Mbega ibyari byaranutse, bya bindi byari byaranze, bya bindi byari umubabaro, Imana irabikora iguha icyo bita ubuzima bushya. Mana nishimwe. Kandi ngutangarize ngo hari abandi bantu bagiye bababara kukurenza, hari abagiye bamumyoba ariko batabuzaho kubera umunsi w'ikigeragezo. Ikigeragezo iyo cyaje kirakomanga kandi nawe ukima karibu kuko cy'ubwacyo ni umwuka. Bivuga ngo niyagitumye iyoborera mu mwuka. Bivuze iki? Nimba ari Imana yatumye ikigeragezo, nushaka uzasenga amasengesho iminsi 100 cyangwa se 1000 ntabwo azakura icyo kigeragezo cyangwa azaguha imbaraga kugira ngo ugihagararemo. Noneho rero ndagira ngo nkubwire ngo iyicaye kuri ya ntebe uyu munsi iravuze ngo kandi iti andika kuko andika kuko ayo magambo aranisi adogre arayo kwizerwa. Aleluya. Andika uyu munsi uhereye ubu, niba ukizwa wezwa uhorana n'Imana, andika ucyumvira ijambo ko ibintu byawe byari byarabaye mbega umusaka, Imana ibihinduye bishya mu izina rya Yesu. Ndahanuye impamvu ngendeye mw'iri jambo rivuga ngo andika aya magambo twabanje twumva ko ari ayo kwizerwa. Iyabivuze niyo kwizerwa, ibasha gukora ibyo abantu batashobora gukora. Amen. Kandi ishobora gukora ibyo abantu bashyizeho zeru, Uwiteka akabitangiza. Kandi iyo ibitangije ikora imirimo itanga. Nodine sonide facile crosti sadala. Ndakwibutsa ijambo rivuga ngo Petero hari umunsi umwe mbega bari bamushyize mu nzu y'imbohe bazi ko bari bumwice, nkuko dayimoni azi ko ari bugukwicishe COVID-19. Noneho arangije ngo icyo gihe byari ibibazo, bamushyira mu nzu y'imbohe. Ngo Herode yaramaze kwica mugenzi we, aravuga ati jyewe ndaza noneho gufata Petero nawe mwice ninezeze. Amufata ari kumwica. Noneho ngo amaze kumushyira mu nzu y'imbohe, abitorero barahata nizo niragestwans boniyari yasiha neodishando aniyo adiregai. Barasenga, abitorero bahamagara Imana, bayihamagaye iravuga ngo karame iritaba. Aleluya. Nawe uyu munsi iravuze ngo yandika aya magambo. Niba abarozi bari banditse bavuga ngo barakurangiza, Uwiteka arasinyavuza aya magambo, aravuze ngo amagambo nayo kwizerwa, andika. Aleluya. Noneho ngo noneho Petero yari uwo gupfa, bamushyize mu nzu y'imbohe bamurindishije. Abitoro barataka barasenga. Petero hari nawe arizera. Icyo bita gusenga no kwizera ni ibintu bijyana, ni ibintu bibana, kandi ni ibintu byungura uwabikoresheje. Ngabo bita kwizera ni ingabo ikomeye, ariko iyo hajemo no gusenga ni nk'imodoka yashyizwemo esanse. Noneho ngo birangije icyo gihe Petero aho yarara aravuga ati mu buntu ugira mwami nanjye wantabara, Herode yakorwa n'isoni. Icyo gihe ngo yari yatumiye ibirori avuga ati nzamwica. Ariko nkubwire ngo nubwo abarozi cyangwa se abadayimoni bateguye umushinga wo kukwica, Uwiteka nango sisabra, Uwiteka ateguye umushinga wo kukurokora. Mvugira ngo amen. Birangije icyo gihe nibwo Imana yateguye umushinga wo gukiza Petero, ngo iragenda ikubita icyo bita ikinya abantu bari barinze, abasirikare
abasirikare bari barinze Petero, ikingura icyo bita imiryango. Imana igukingura iby'abadayimoni bari barafunze mu izina rya Yesu. Niba bari barafunze urubyaro, uyu munsi Uwiteka Imana rufungure. Niba bari barafunze icyo bita imiryango y'umugisha, Uwiteka Imana yifungure mu izina rya Yesu. Kandi niba bari barafunze ibyiringiro, uyu munsi Uwiteka Imana bifungure. Kubera iki? Twumvise ijambo rivuga ngo andika aya magambo kuko ari ayo kwizerwa. Ari ayo kwizerwa ngo kandi akaba y'ukuri. Icyitonderwa, icyo gihe ngo none Petero arasohoka. Abitorero bari bazi ko Petero agiye gupfa, bari bubyuke bajya kureba uburyo yicwa. Bagiye ko nabona Petero arakomanza arinjiye, bahita bavuga bati nyakuri Uwiteka Imana arashoboye. Ndagira ngo ubwe ngo hari ikintu Imana ikora igahita yica karande zose, igakubita hasi imigambi y'icakura n'iy'abarozi. Vugire ngo amen. Noneho birangije Petero aragenda. Uwo munsi Herode ari yibeshye, ariko wari umunsi wo kupfa. Ari umuntu utapfa kwicwa cyangwa se kugambanirwa. Icyo gihe Petero wahise haba ikintu gikomeye. Herode ngo aragenda, nibwo uwo munsi icyo kirori nicyo kishe Herode. Herode ngo aragenda, umunsi baramuhimbaza ati noneho Herode buryo muziko atari uvuze ahubwo avuze Imana. Nawe ngo ahita yiyumva mu mutima, aravuga ngo burya niko byagenze. Uwari umwanzi wo kwica Petero, marayika aramanuka mukubita urushyi ahita agwinyo. Bisobanura ngo ibikurwanya nabyo burya bifite icyico. Abadayimoni bakurwanya bafite icyico. Nagutangarizaga itangazo rivuga ngo Uwiteka Imana arahari kandi afite amavuta, afite amahoro. Abamwiringiye ntabwo ajya bakoze isoni. Abamutabaje andaswahili elashandole gesta ariadobini arabatabara. Abamusabye ntajya bima, cyane ko umwami wacu ntabwo atira abantu ahubwo akora imirimo n'ibitangaza. Twasomye yavuze ngo Koroneli ngo ubuntu bwawe mbega Imana yakwibutse. Ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi Imana ikwibuke kuko wari umaze iminsi uri mu landa iside dala sokiva stance. Wari umaze iminsi uri mu mubabaro, wari umaze iminsi uri mu gahinda, wari umaze iminsi uri mu makuba, wari umaze iminsi wumva byara. Ariko ngo Koroneli yarasengana n'abandi bari kumwe, bahamagara Imana, bayihamagaye iraza. Nkunda Imana ko iyo wayihamagaye iraza. Hari umunsi umwe nigeze kuyihamagara byanze, iranyibuka irambwira ngo mwana wanjye ndaje. Kandi yije iratinda, ntabwo Imana iza ngo igende, no, bisaba kuba upfa kuba waravuganye nayo. Mvugira ngo amen. Noneho birangije nibwo Koroneli yayihamagaye, ayihamagaye avuga ngo ubuntu bwawe bwibutse ndetse n'urukundo rwa. Reka nkubwire inshuti yanjye, ntabwo Imana iteye nkabo, ntinavuga nkabo, yivuga nkayo. Cyane ko yo ubwayo ni Imana yirebera ikurenza uko abantu bareba bakareba ibyo bazi, bakavuga ibyo batanazi, ariko yivuga ibyiza. Vuga ngo noneho uwo munsi Koroneli iragenda. Uwo munsi igera kwa Koroneli iragenda imbanza kwa Petero, ngo imusanga aho yari ari hejuru y'inzu. Iramuga ngo Petero, imanura icyo bita ngo igishura cyarimo ibintu byose, byarimo ibyo kurya byinshi by'inyamaswa zizira. Arangije ngo akibona ngo arasinzire gatagira iyerekwa. Ariko mvugira ngo amen. Ariko Imana yagize abisanga ikabaha iyerekwa, nabo bakakwibuka. Ndagira ngo nkubwire ngo buryo ucyumvira ijambo uhite wizera Imana ko igiye gukora ibitangaza, gukura mu bibazo ikagushyira mu byishimo. Kandi banza ukizwe, banza wezwe, numara kwezwa inzira yabyo niyo. Nta wundi muti wo kugira ngo Imana igutabare, nicyo bita kwezwa, guhagarara mu Mana uhagazemo neza. Birangije uwo munsi Petero arangije ngo agiye kona mu icyo gishakira ze, ngo Imana yamuga ngo ijwi yamuga ngo bagurye. Aravuga ngo Mana no, kirazira, ntabwo Abisirayeli turya ibintu bizira. Ngo yamuga ngo ibyo naziriwe ntukabyite ibizira. Ko kanya nawe ngo ngutumye kwa Koroneli icyo bita isengesho rihagurutse Imana mu ijuru. Mvugira ngo amen. Ikayihagurutse ikaza. Uwo munsi niyo yari yiziye. Ngo yamuga ngo Petero genda kwa Koroneli, mu kanya gati intumwa zirakugeraho. Uwo munsi sanga Koroneli iramuga ngo tegura intumwa zijye kuzana Petero. Cyane ko uwo munsi habaye igitangaza, ubuntu bwa Koroneli bukibukwa. Ndagira ngo ubwe ngo nawe uyu munsi yantumye ngo niba wizeye ukiranutse, Uwiteka Imana agiye kuguha igisubizo, agiye kukwibuka. Kandi nakwibuka abantu barahindura amagambo, abantu baraba imbere yawe, baraza nawe mbega irakungura ubwenge, kuko ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwabo.
vugira ngo amen. None uwo munsi rero Koroneliyo nibwo Imana mwibutse imuha umwuka wera, nabo bari bari kumwe basenze. Petero acyagera niwe yateruye amagambo aravuga ngo mbonye ko Imana itandosi erobre itarobanura abantu ku butone, ngo ahubwo abantu bubaha Imana bose mu mahanga yose irabemera. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe uyu munsi nubwo wari umunyabyaha Imana yakwemera. Uyu munsi niryo jambo nari nakuzaniye, niyemerera Imana nayikwemere, nikwemerera kwemeza bakwangaga, nikwemerera kwemeza byose, irakwemeza abanyamahanga ibyari byarapfuye birongera bibeho. Ndagira ngo nkubwiye ngo reka dusenge Imana ishobora byose ikurokora urupfu wari ufite mu izina rya Yesu. Rero Mana urakiranuka, ntabwo ubeshya iyo wavuze urakora. Senge yungu mwumvise ijambo ryawe, nkuko uvuze ngo ijambo ryawe yandike, kandi iyo umuntu yanditse biremera. Ndagira ngo rero uyu muntu murokore, mukure mu rupfu rw'abadayimoni, imyuka mibishye, abarozi bapfe mu izina rya Yesu. Acyumva ibi muyobore, murokoreshe